naitwa Papa cyangwe reka kwanza nawe numve ko ariko twumva neza hanyuma rusunika amastori agiye atandukanye. Naitwa Papa uri kutwumva neza? Ndakumva neza 5 kwa 5. 5 kwa 5 yeah. Drip father wagwan. I'm good ma. Umeze neza nta gitima kibi. Ewa ndashima Imana n'abantu bake harimo wowe. Ndumiwe asante sana. Anyway, hanyuma tugohe ikaze once again mu kiganiro The Big Father Live. Ewana nongeye kwishima kuba ngarutse mu kiganiro cyanyu right now. Yeah man, navuga ko uri umwe mu bantu akenshi iyo ndaritse abantu ko tugiye kuvugisha mbona ama message mu kikari yabaye menshi net se mu musanzura mugiraho ryari ubona impamvu ituma abantu benshi bakunda kukumva cyangwa se bashaka kukumva ubona ko ahanini iterwa n'iki Papa cyangwe? Cyambere nuko babazi ko hagiye gushya nyina aho hantu nimagera harashye. Ikindi nuko babazi ko Papa cyangwe naga ari wa muntu utengwa abantu ngo mvuge ngo uyu munsi ndaboneka nze kubura. Babazi ko ya gahunda ya Papa cyangwe hari kandi nunanaza ari butwika atari burya indimi. Oh yeah, byiza cyane ngo icyo kintu wamaze kugikonfirma ko uri papa w'umutwitsi. Ndumuhiti inzira twitse nyine. Neza cyane. Hanyuma hari bamwe mu bakunzi bawe bari bamaze iminsi bagaruka ku ndirimbo yawe sana iri hanze nanone bakongera bakagaruka ku indi ndirimbo isa nkaho nayo imaze iminsi mikiri hanze iyo muvandimwe mwari mumaze iminsi bisa nkaho muri competition imwe ubwo ndavuga Sky 2 Wabagahe. Hanyuma bakagenda bavuga bati buriya ko bazisa nkaho zisohokeye icyarimwe reka turebe none izigiye kuvibura kurenza indi muri rusange. Abandi bakavuga bati Papa cyangwe ashobora kubasohoye ino ndirimbo kugira ngo isohoke izimye iya Sky 2 muri rusange. So kuba abantu bakompara cyangwa se bakira muri competition ibyo bintu kuri wowe ubifata gute cyangwa se ubyakira gute muri rusange? Nje mba numva ari n'ikibazo gikomeye cyane. Kuko umuntu bitekereza gutyo mba numva nyine ari ukundi kuntu ari kubibona muri angle itariyo kuko ntabwo Papa cyangwa kuri umuziki ari gukompeta na Sky 2 cyangwa n'undi muhanzi wari wese ahubwo Papa cyangwa kuri umuziki kugira ngo abantu babakunze ba Papa cyangwa abakunze b'umuziki abaho ibihangano bishya abaho ibintu bishya ku isoko. Ntabwo rero ngiye nkora indirimbo cyangwa umuziki kugira ngo nemeze runaka cyangwa bangane n'indirimbo ya runaka oya ngiye nkora kugira ngo nkore music nk'akazi kandi ntabwo nakora akazi muri gukompeta n'umuntu umwe cyangwa iki. Yego tuba turi muri competition nk'abari mu kazi ariko ntabwo ngiye mba ndi gufokasinga ngo runaka yakoze ibi ngo nanjye mwigane oya ahubwo ngiye mfite gahunda yanjye nashyizeho. Yeah man. Aherutse gutangaza ko ubu ngubu nawe afite label ye y'imanaginga yitwa ati Sky 2 Entertainment nimba nibuka neza. Hanyuma ati nawe ngo ntago yahangana n'umuhanzi ukiri muri label. Ibyo bintu kuba yarabivuze kuri wowe niba warabyumvise wabyakire gute muri rusange? Dore ko ariko by the way mfite n'ijwi rye wahangaha sinzi ko twaryumva then ukagira wenda commentaire uza kuba warenza before yuko tunakomeza. Nge kintu nabanza kumuvugaho kuba mfite label ni ikintu abasani bose bifuza. Yego nta muntu utakwifuza kuba afite umuntu umufasha mu buryo bwa financial mu buryo bw'ibitekerezo whatever buri kintu cyose bakakimukorera bakamufasha kugira ngo bimufashe kuboostingisha talent bya bikorwa bye bibashe kuzamuka byihuse. So fa rero kuba adafite iyo management anikorera nabyo ni byiza wenda ariko numva ko byaba byiza kurusha abaye afite umuntu umusaponsa. So rero kuba atamufite ntacike intege nakure cyane ariko niyumve ko aba bafite ari abanebwe kuko bafite ababafasha oya ahubwo wenda navuga ko ari amahirwe bafite kuba bafite abari kubafasha. Neza cyane. Anyway reka twumveho gato nawe bitewe wenda nawe n'iki yakuvuzeho wumve se ku ruhande rwawe hari icyo warenzaho cyangwa se bibari ibintu wenda biri aho ngaho. Twumveho gato then dukomeze right. Yego. Okay. Ubu Sky tujewe ndi gukompeta n'ubuzima bwanjye kuko Papa cyangwe aka kanya afite rebo akorana nayo sibyo ntabwo bakakanya ngewe ahubwo ndi guhangana na Papa cyangwe ndi guhangana na papa wiwe ahubwo na rebo yiwe kuko ntabwo ntahangana nawe
ntahangana nawe gute se njyewe nimba Rock Entertainment irarekura na Sky to Wabagahe present ikarekura ubwo se ubwo urenze ninde ubu ni njye ndi owner anyway hari mu kiganiro yari gukorana na fata ku mavuta kuri Flash TV so kuba yari bivuze bino bintu gutya n'uvango naba bakompara cyangwa se naba bavuga ko musa nkaho muri guhangana nanjye nayifata nkaho wenda ari nk'ikosa cyangwa se ari amakosa bagenda babakorera muri rusange so kuri wowe urabivuga ikino kintu navuga ko online now ntago papa cyangwa ari umuntu wo kuba ari gukompeta na Skyto oya kuko nujya kureba mu bikorwa urabona ko papa cyangwa ari hejuru cyane nta nubwo ngiye muri umuziki ngo nkompete na runaka ndi gukora umuziki mwiza wo guha abantu ntabwo ndi gukora umuziki wo kwemeza umuntu ngo Skyto cyangwa undi oya rero umuntu ushaka kumva ngo nasohoye indirimbo cyane ko nta ndirimbo ndasohora yo kumwibasira cyangwa yo gusubiza iyo yakoze ku buryo wabyumva ko ari muri iyo sanse oya nge nkora indirimbo bitewe na situation ndimo situation abantu barimo hanza rero naguma nshango n'indirimbo yanjye bayikompete vuga ngo yiwe na Skyto n'ibiki ni byiza kuzikompeta kuko nubundi tuba turi muri mu kazi kandi mu kazi bagomba kugaragaramo ushoboye mu gihe twakoze ariko ku giti cyanjye mba numva ko bitagakwiye gukomparwa gutyo kuko nureba video nkora n'uwumva diyo mba nakoze biratandukanye cyane ku buryo bitakabaye bikomparwa ku isoko kabisa that's true kabisa by the way navuga ko nanone kuba abafana banyu ku mpande zombi baba kompara gutya navuga ko nabyo biri mu byatumye wenda n'amazina yanyu agera ku rwego wenda runaka nibyo ni byiza nabyo ntabwo nabyanga kuko nubundi bifasha muri ya trend y'akazi turimo urumva nko kubafata umwanya akajya kumentioninga abantu bagasigara babiganiraho gutyo nabyo hari icyo bidufasha bitwongerera ariko kuri uyu munsi nkeka ko nta kintu byanyongerera n'ubwo ko ndi gukora ibintu biri worldwide binini byagutse byava mu Rwanda bikagera ahandi numva baracyabikompeta n'umuntu umwe urumva nge birandimita nyine bita bincaho intege ukuntu ariko nanone bikamotiva kugira ngo ubutankora ikindi cya danje wa muntu wajya guntekereza ko nyiri kuri rwa rwego abone ko narenze urwo rwego kabisa anyway twinjira noneho ku ndirimbo yawe imaze nk'icyumweru ubu ngubu ndakeka isohotse indirimbo wise sana ni navuga ko ari imwe mu ndirimbo ifite feedback nziza yakiriwe neza muri rusange so kwanza tuganira niba nibuka neza wigeze before yuko nino ngoma ijya hanze icyo gihe hari ku ndirimbo yawe uherutse gushyira hanze wigeze kutubwira ko uri kugenda usohora indirimbo ziri kuri album yawe wise South Africa right yego hanyuma iyi ndirimbo niba nayo yaba iri kuri iyo album yaba ari nk'iyakangahe wenda muzo nakuvuga ngo sana ni indirimbo ya kane kuri album izaba iriho indirimbo 10 bivuze ngo habanje yitwa ngaho ajya yitwe imbeba hajyaho ku nsutsu ubu hagezweho sana bivuze ngo mu ndirimbo 10 ziri kuri album enye zimaje kujya hanze bivuze ko hasigaye indirimbo 6 yego neza cyane hanyuma ikazamurikwa ryari iyo album kugira ngo nyine tuzagire kuno ubundi tujya gutekereza icyo gitekerezo cya album twumvaga ari album igomba kuba iriho indirimbo 10 abahanzi bagera mu 10 cyangwa munsi yabo gatoya hakaba hariho na ikazasohoka byibuze mu kwa 10 ariko kubera situation ya covid turimo hari ukuntu ibintu bitagenda neza nk'uko twabiteganyaga bitewe na situation y'i covid ariko bigenze neza nk'uko tubyifuza mu kwa 10 yabiri hanze ariko bitinzeho mu kwa 12 yabiri hanze yose kuko nawe dushaka kwironshingira rimwe dushaka kubanza kuzibumvisha imwe kuri imwe kandi zose akaba ari audio na video urumva ni ibintu bihenze binagoye bitewe ni situation turimo birumvikana kabisa kuyishyira mu kwa 10 burasi kera cyangwa se mwe bitegejeho gute mu kwa 10 urumva twashakaga icyo kintu indirimbo 10
iriho abahanzi 10 mu kwezi kwa 10 nyine kwa gutwika kwacu biba ari ensemble abahanzi 10 mu kwa 10 indirimbo 10 anyway umubare 10 waba ufite wenda icyo ushatse kuvuga mu buzima bwawe nka papa cyane yego means ku itariki 10 z'ukwa 10 2019 nibwo nasinye contract na Rock Entertainment ivuga ko dusinye imikoranire hagati ya papa cyangwe na RA bivuze ngo ni itariki n'ubundi twagira ngo tuzabe twujijeho nk'imyaka 2 turi gukorana biro official. Neza cyane twitegure noneho kugeza mu kwa 10 buri kwezi twitegure indirimbo ya papa cyangwe. Navuga ko ubundi gahunda ni buri kwezi kubaha imizigo ariko hari ukuntu bijya bihinduka bitewe n'isituwasiyo uri kubona ko abahanzi turi gushora tugakora audio nziza tugakora video nziza ariko kwinjiza bikabura kuko ibitaramo birafunze n'ibindi byinshi rero biri gutumamo wenda hazamo risk yo kuvuga ngo mu mezi abiri hasohoka audio na video ariko ubu ngubu turi kurwana nuko kuko indirimbo zisigaye nizo nyinshi ko zasohotse twaye uburyo noneho nazo zasohoka buri kwezi uko abantu bamaje kuduha feedback tubona umuzigo wageze aho twifuzaga twita turekura undi muzigo nta gutinda. Byiza cyane. Anyway tugenda tugana ku musozo ntago nagenda ntagusomeye message ziri kugenda zingiraho z'abakunzi bawe right now. Yitwa Turatsinze Jean Baptiste ati papa cyangwe turakwemera byatari ati okay nawe sagusha ku kintu cyo kuzaza kudusura hani Huye ngo bakakubona iyo gahunda yawe igihari papa cyangwe. Gahunda irahari vuba cyane ndatekereza ukwezi kwa gatanu ntabwo kuri burangire papa cyangwa utageze Huye. Neza cyane. Hanyuma undi yitwa Claude Ndagijimana Claude ati Professor Mbarizo papa cyangwe ese ko tubona ameze nk'ababanye Huye bajye bavuga ngo bavukana 3 ese mu byukuri we yaba atarigeze avuka Huye papa cyangwe warigeze kuba ngo waravutse Huye ngo kozi ngo bumva wagira ngo umeze nk'ababandi bajya bavuga ngo bavukana 3 yisumbuye. Navuga ko ntago nariho navukiye n'ubundi aho navukiye niho nyiba navukiye mu Gatsata still niho nyituye. Okay. Neza cyane. Hanyuma undi yitwa Jacqueline ati papa cyangwa yasinye contract y'igihe kingana gute? Navuga ko ntago ari contract ya bugufi sinigiye gito ariko ni contract ivuga ko nje nabo nagiye twashizeho. Ukuvuga ngo gukora kose buryo tubaye n'uburyo dukorana ariko akundi manager abakorana n'umuhanzi ahubwo twe dukorana nk'abavandimwe. Dushyira ikintu cy'umubano wacu ubuvandimwe imbere kurenza kuvuga ngo nta kazi kaduhuje ibi n'ibi ahubwo twe no gushyiraho gahunda zo gukora tukavuga ngo tugiye kujya dukora ibi kigenda iki twinjiza ibito tubona inyungu twese muri ubu buryo ariko nta kuvuga ngo mu gihe kingana utyo paka igihe nyine buri umwe azavuga ngo ndi satisfied cyangwa sinyuzwe ndakomeje cyagura ariko ntabwo ibyo bintu twe dukoranye nk'aba manager n'icyabwo dukorana nk'abavandimwe cyane. Neza cyane. Hanyuma undi ni Anita ati papa cyangwe ati ufite umukunzi ati niba ufite umukunzi wa mukunzi bisa nkaho umukunda cyane bitewe n'izi ndirimbo ebyiri ngo sana na kunsutsu bisa nkaho ziririmbaga uwo mukunzi wawe ngo koko waba ufite uwo mukunzi papa cyangwe. Navuga ko ahari ariko si we wenyine ntago ari we mba nazikomporeje ntago ari we uba wama inspiration ahubwo kuba ari mu bimfasha urumva hari ukuntu ugira inspiration wenda bitewe n'uburyo ubona abandi babanye ariko bikaba akarusho nawe ubaye muri ubwo buzima birakwenspira cyane bikakurushaho kubyandika byoroshye birenze uko wakwandika ibintu bari kukubwira wowe utanabizi. Neza cyane. Hanyuma akandi kabazo kanyuma no muvandimwe dukorana hano aciye mu gikaratimbariza papa cyangwe singira izina rya papa cyangwe ryaturutse kuki? Navuga ko izina papa cyangwe n'ubundi narihawe na Rocky muri 2019 urumva ndi fashion designer yarazanga mu cyangwe n'abandi basani batandukanye so rero ko mukome cyangwe buri gihe akajya avuga bamubaza ati ninde wakwambitse akavuga ati
ni umujyi bita cyangwa noneho biza kuvamo ahubwo abantu bakavuga ati umujyi karenze se, bambona bakavuga kari mutoya se n'ibintu akora tukaba tubona birenze, atangira kujya avuga ngo ni papa w'icyangwe, mba mbona arenze abandi banyacyangwe, ni papa wabo. So rero kuri nimero akandikaho papa cyangwe, yamamaga akavuga papa cyangwe nshaka ibi, n'abandi bantu yandangiye cyangwa baje bakajya bamuga papa cyangwe. Numva bisoundinga neza bitewe n'akazi n'ubundi nakoraga, ndavuga why not ubundi ntarikoresha neza cyane kabisa. Anyway, hanyuma kandi kantu nanjye tukirangwa kuri ma fashion design, njya nitegereza sometime mu biganiro bye bitandukanye ku ma TV yo watumiwe, bishatse kugaragaza ko unaha nanone ya respect media muri rusange. So ikibazo cy'amatsiko buriya waba ufite iduka ryawe cyangwa se hari ukuntu wiraranje nyine ariko ukavuga uti no munsi ngomba kugenda wenda kuri interview muri cyangwa se n'ahandi hose nambaye gutya? Ni ukuvuga ngo mfite store kuva kera, n'ubundi irahari, Nation Store niko yitwa. Kuva kera yo ni store yanjye before yuko naninjira mu muziki. Ariko sofa bitewe n'ahantu ngiye kujya, hari igihe wenda mba ntafite n'ibyo bintu ariko ari byo nkeneye, cyangwa hari video ngiye gukora y'ibintu wenda ntafite ariko nkeneye, nkaba nareba abandi bapampe barenze ku cyangwe, abo ba Idris Deven, abo ba YC Design, aba Starboy Design, abazoke bakabima nkaba amafaranga bakampa icyo nkeneye, ariko ubundi mfite store yanjye. Neza cyane. Anyway, dusoza noneho sinzi ko hari message y'umwihariko wagenera abaduteze amatwi muri kano kanya. Ikintu cya mbere ni ugushimira cyane, mbanje kugushimira kuba wongeye kuntumira. Asante sana. Ikindi ndashimira abakunzi ba papa cyangwe badahwema kunshyigikira umunsi ku munsi, yaba mu nama bangira, mu rukundo bangaragariza. Ndabashimira cyane, ndashimira itangazamakuru byose muri rusange, ndashimira team yanjye ya Rock Entertainment. Ikintu nababwira abakunzi ba papa cyangwe n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange, ubu nibwo navuga ko papa cyangwe none ari bwo agiye kubiyereka muri iyi sama, kuko nibwo nsigaranye imizigo myinshi kuri album itarasohoka, kandi ibi ngibi babonaga yari nko kuintroducing album yanjye, bivuze ngo ibigiye gukurikiraho nibyo biri heavy, ibi babonaga ni imirabyo inkuba zari zitaraza. Oh my god. Uracyadutwika right? Ubu nibwo hagiye gusa noneho bitegure, bari bashaka za kizimyamwoto, mana y'isi n'ijoro. Man. Hanyuma wenda zimwe muri collabo zirimo aho ngaho, vuba niba hari tusogongeza gato nk'abandi bazagaragaramo. Abahanzi benshi urumva hamaje gusohoka igwa mabano na Juno, bivuze ngo hasigaye abandi nabo bari heavy, nyine uko buri ndirimbo ije igomba kuza iri heavy kurenza izindi, kandi iriya yari imirabyo inkuba nibwo zigiye kuza. Navuga ko wenda nk'uwo navuga umwe mvuze umwe, wenda navuga ko nka Social Ewan anytime baramubona. Wow, neza cyane. Akantu nanone nari imise nibuka na makuru nari narahawe yuko ngo iyo album nta muraperi uzagaragaramo. Yego nawe uriho. Kubera iki? Yego, navuga ko hari album nabanje gukora bwa mbere narabona management, iyo nayo nayikoranye n'abaraperi hafi ya bose usibye nka Bangahe, nka Wabagahe n'abandi baraperi bake. So rero nashatse ko itandukana n'iyo ubishize noneho ngakorana n'abaririmba. Neza cyane. Papa cyangwa tugushimire cyane kuri time yawe. Yego, nanjye ndabashimira, Imana ibahe umugisha. Asante sana. Asante. Sana.